ikindi to be financially and emotionally able to lead. Kubera ko impamvu turi kwivuga ahangaha muri iyi meeting y'abagabo nuko abagabo ab'Imana itegereza ko bazaba abatungo zabo. Kandi rero ni ku cyumweru turimo twiga mwumvise uko Imana yatubwiye ngo umuntu udahahira aho mu rugo rwe ngo bayihakanye ibyo twizera ngo ndetse ngo rutwa n'umupagani. Icyo kintu umuntu ngo udahahira aho mu rugo rwe ngo aba yihakanye cyangwa ngo aba ari kuri nawe mu magambo aba ari gutaranga bati ngewe rero ntabwo bino mbyizera narababeshyaga. Ngo hanyuma kandi akarengaho ngo akaba ari beyond epagani kubera ko abapagani benshi batunga ingo zabo. Uvuga ngo rero nkwiriye kuba niteguye nabyo kuba nzatunga urugo rwanjye. Bavandimwe iki kintu reka nyivuge kubera ko abantu benshi dukunda kukigwaho. Niyo mpamvu mvuga nti nyine umuntu akwiriye kubanza kuba grounded mu byanditswe byera. Hari igihe ibintu byinshi tubikora out of pressure. Sibyo? Nyine nibona abandi babikora bose byacitse amakore gucishikana mu itoro none iryanjye rafitinga he. Rafitinga ntabwo ari necessary ko rihafitinga. Sibyo? Ntabwo ari necessary. Ishobora no kuza after 5 years nimba ufite impamvu ziri legitimate. Ariko bisobanuye ko nawe izo 5 years uba wirinze kugira abakobwa b'abandi bucokoza. Nyumva nyine you have no right in those 5 years. You have no right in those 5 years. Ntabwo ngo ndamubukinza nyuma tumare 5 years oya. Ntabwo kumubukinza. Ahubwo nyine no kumara zo 5 years wewe wiwashinga nyine ugereza gukura muri bingi Imana ikubwira. Ariko nimba ngiye kubwira umukobwa ko mukunda ngomba kwa mwerekana ahantu ngiye kumujyana. Ntabwo nzamukunda ngo gumi wabo nanjye kumi wacu. Ahubwo ngomba kwa mfite aho nzamujyana naho wenda tuvuga twumvikanye uravuga no mukobwa rwose mwiza ndabona nshobora kwa affording inzu y'icyumba kimwe na salon cyangwa se chambrette none are you ready to come with me? Ati rwose nta kibazo icyumba kimwe na salon nakibamo. Ariko at least mfite ugisenge namukingiriza hejuru. Sibyo? Ntabwo nzamubwira ngo rero sheri ngo ngwino dukundane tubane ariko sinzi uko bizagenda nimba tuzajya wenda tujya kwa mbere turara wenda kwa Mosi kwa kabiri turare kwa Maxoni kwa gatatu turare kwa Kado hanyuma icyumweru kirihirike. Oya nimba ari ukunguko waba utegereje. Nimba wumva nyine utaraba ready to even put her nyine gushyira igisenge hejuru. Ikindi ntabwo uzamubwira ngo rero tujye gushakana hanyuma ubwo ngubwo inshuti zawe zagize hamagara zitugurize nanjye zagize hamagara zingurize. Nabyo kugeza igihe tuzabona nyine imibereho. Oya nyine ukwiriye kuba witeguye. Ibi ngiye ndi kuvuga ntabwo ari yandi y'abigisha b'inyuma bavuga ngo cyangwa se n'isi iki yavuze ngo rero ngo ntago babona nyine wenda nk'abantu bagiye gushaka muri church muri iki gihe bari nk'abana ngo muri gereza mukaba ngo ntango ngo utaraba ngo stable bavuga nyine utaragira inzu yawe utaratangira kwitwara ukajya gushaka. Ntabwo ari byo ndi kuvuga ariko ndivuga yuko byibuze there is a minimum yandi Paul avuga ngo rero mufite ibyo kurya n'ibyo kwambara ngo munyurwe n'ibyo ngibyo. Nibyo birahagije. Mu gihe baravuga ngo mufite ibyo kurya n'ibyo kwambara bihagije ariko mu cyongereza bavuga ngo niyo mufite ibyo kurya n'ibyo kwambara ibyo birahagije munyurwe nabyo. So nimba rero if you are ready to afford the basic needs nyine z'urugo nkuko je mvatwira gushize basic needs nyine zirivariye ku bantu batandukanye. Hari gihe basic needs kuri ngiye ari ukurya wenda kawunga buri munsi mu gihe wenda kuri wowe kurya basic needs wenda ari kurya gatatu cyangwa se kane ku munsi. Nyine it all depends with those people. Sibyo? Ariko at least waba witeguye yuko uyu muntu ugiye gushaka uzamuprovidingira. Sibyo? Ikindi ntabwo bisobanuye ngo amafaranga anga ufite kuri konti. Kwa nini uvuga ati okay ngiye rero I'm ready to do anything no kujya ku ndege kugira ngo urugo rwanjye ndutunge. Urabyo ibyo kintu. Nyine ikimatari nganga ntago ari what you have ahubwo ni what you are ready to do. Icyo witeguye gukora hari akundegero nyine nuvuga ngo nimba yivuga nti okay rero ngiye nta kazi nyine mfite kandi ko ku kwezi ariko no ku ndege nzajyayo kugira ngo turye tunishyure. Well and good. Nimba byemera ati okay ngiye rwose I can follow you. It's very good. Ariko niba uvuga ati sheri ngewe
ubu ngubu ntarabona akazi kaduhemba 500 nyine ngo nzagema ndi kuri WhatsApp chattinga nawe uri guchat nyine really ntabwo uraba ready nibyo ndetse no mukobwa aramutse aje kungisha inama nambwe ntura umuhungu mwitondere numvise nyine ataraba ready gushaka rwose nyirango nabura kubwiza ukuri. Ikindi ndacyari kuri maturity nanone ukwiye kuba uri ready to serve ikintu cyo abagabo benshi tubura muri iki gihe nyine nta nogara abagabo gusa aho abantu benshi binjira mu rushako bari ready to be served, actually entitled to be served. Nibango binjira bari guharanira uburenganzira bwabo bwo gukorerwa nibango bari bafite uburenganzira ngewe hari ibintu benshi bangomba none bagomba kubimpa. Niko abantu benshi binjira mu rushako bameze hanyuma yageramo yabo no umuntu adafite ubushobozi bwo kumuha ibyo bintu cyangwa se atari willing bwo kurimo ko ari umunyabyaha mugenzi we intambara ikarota bagafatana bakamarana nibyo. Ariko umugabo yakwiriye kwinjira na nge nyine nimba ngiye gupropose umukobwa ko mukunda nakwiriye kuba niteguye gutangira gukorera uwo muntu gushyira inyungu ze imbere kubaho nshaka gupromotinga the well being of another person before mine. Nkuko ngo Kristo natirebyeho niko nanjye ntangira kutirebaho nabyo naho byasaba gusinzira amasaha 3 mu masaha 24 kugira ngo uwo muntu surviving as my wife and my children nkaba niteguye kubikora nabyo. Kibera twakivugaho byinshi ikindi ariko ntawura kuvuga nuko mbere sindize nitekereza ariko naje gusanga nacyari ngombwa nuko akwiriye kuba nyine yifuza umugore. Maturity ni bisobanye ko you are desiring a wife. Kwa nini ugane muri bati ngero numva ibintu byo gushaka numva ndabitararanza nyine numva nyine nakeneye umugore. Okay, niba utamukenero there is no need to be forcing them. You have to desire. Kwera ko tubona yuko Imana yabanje guha Adamu na Eva yabanje guha Adamu ngo utaske ngo kwita mu nyamaswa zose. Bodi niyo yivango ngayegena ngo akareba ngo amatungo akabona ngo he goat she goat akabona he elephant she elephant akabona he cow and she cow nyine ikintu cyose akabona biri in pairs. Ariko bareba ngo but a helper suitable for him was not found. Nibango mu bintu byose yarebye nta mufasha umukwiriye wari urimo byo. Hanyuma ariko Imana imaze kuzana umugore now at last this is bone of my bones and flesh of my flesh byo. Nibango no umufasha umukwiriye yarabonetse. So rero nimba utaragira desire gushaka mu byukuri byaba nyine ari tire nyine ubutara mature enough. So rero ibintu bitatu to be born again wowe ubwawe warakijijwe cyakabiri ko ukunda Imana hejuru y'ibindi byose Imana aremye. Ikindi kwa uri mature enough for marriage. Hanyuma cyakane you have to understand what marriage is about.